nukuri ndambuye amaboko ngusuza wowe unyereka ko unteze yombi. Dore top 5 y'abahanzi b'abanyarwanda bakora umuziki ibingibi bya danger nkuzaniye, kandi aya makuru arizewe. Abahanzi batanu bakomeye hano mu Rwanda baririmba indirimbo zisanzwe ngaba. Yes, ku mwanya wa gatanu turasangaho umuhanzi witwa Muneza Christophe. Uyu Muneza Christophe akaba ari umuhanzi w'injyana ya R&B. Uyu muhanzi rero akaba azwiho ijwi ryiza ndetse n'indirimbo ze nk'indirimbo yitwa Ndabyemeye, indirimbo yitwa Ijuru Rito, indirimbo yitwa Habona, njye mbivuze Habona. Yes, indirimbo nyinshi cyane, indirimbo yitwa Ijoro, iri joro yaririmbanye na Dani nanone ngwiri joro ninjye nawe. Yes, uyu muhanzi rero akaba ari waje ku mwanya wa gatanu. Yes, ku mwanya wa kane ibikorwa birivugira. N'umuhanzi ukiri muto ariko arakunzwe cyane hano mu Rwanda. Yamenyekanye mu ndirimbo zigiye zitandukanye nk'indirimbo yitwa Say My Name, hakaza indirimbo yitwa Jolie ndetse n'indirimbo yitwa Ahaso. Uyu muhanzi na wundi yitwa Kenny Soul akaba ari ku mwanya wa kane. Yes, ku mwanya wa gatatu uyu mugabo ngiye kumuvuga ngiye mbanza gukoma amashyi inshuro 3. Hanyuma uyu muhanzi arakomeye cyane, aririmba injyana ebyiri, injyana yitwa Afrobeat akarimba ndetse n'injyana ya pop. Hanyuma izina rikomeye yambitse u Rwanda ntabwo azibagirana. Afite indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, indirimbo yitwa Catherine, indirimbo yitwa Samoya, indirimbo yitwa Ikinyafu, indirimbo nyinshi cyane n'inkovu. Hanyuma uyu muhanzi n'umuhanzi ndakorwaho, n'umuhanzi sinyanye na Coach Gayere aravuga ati mwana wanjye nkwaye ibintu byose ariko uzankorera umuziki nifuza. Uyu muhanzi na wundi ni Iwacu Blues Melody ku mwanya wa gatatu. Yes, reka nizere ko aho uri hose ukomeje kugenda udutega amatwi gatanu kuri gatanu. Hanyuma icyo ngusaba no gukora subscribe ndetse ugakora na like kuri kino kiganiro kugira ngo abantu bose bajye babona ibintu bimeze neza cyane. Kandi ndagira ngo umenyeshe ngo ubu ngubu ibintu bigezaho biryoha. Ushobora kuba uri kwibaza ngo ku mwanya wa mbere hari yonde, ku mwanya wa kabiri hari yonde. Ayo niyo makuru rero nanjye ngufitiye. Nitwa Bonviva, iyi ni Kingdom JBTV. Wowe icyo ngusaba no gukora subscribe hanyuma ukanashishikariza kuba abantu bareba kino kiganiro bakakubwira uburyo kinabo babyumvaga. Ariko aya makuru twe dufite arizewe kubera ko n'amajwi y'abafana tuba turi kugenda dukoresha. Hari abantu bajya bibaza ngo kanaka, ariko uyu munsi ndagira ngo nkwerurire nkubwira ngo uwa mbere n'uyu, wa kabiri n'uyu, wa gatatu n'uyu, mpaka kugeza ku mwanya wa gatanu. Nk'ukuntu twahereye inyuma ku mwanya wa gatanu twahageze dusanga umuhanzi witwa Muneza Christophe ahagazeho yitonze cyane. Ku mwanya wa kane tuhasanga Kenny Soul yitonze cyane. Ku mwanya wa gatatu tuhasanze Blues Melody Iwacu ahagazeho neza cyane. Hanyuma mukaba mwibaza ngo abahanzi turi kumva muri iminsi bari gutwika bimeze bite? Abo nyine ntabwo bari bamenyekana mwana, ntabwo bari bamenyekana, ntabwo bari bagira igikundiro cy'abafana barenze kabisa. Hanyuma reka nongere nkwereke ku mwanya wa kabiri turasanga nde. Uyu muhanzi arakomeye cyane, akora Afrobeat, akora injyana ya R&B, akora ibintu byose. Ni umwami w'abagore, ni umwami w'abanyarwanda bose. Uyu muhanzi yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turamukunda. Aragaruka muri Afrika, abakobwa bose barashira baravuga bati uyu muhanzi ni wa muntu w'ibihe byose. Uyu muhanzi yegukanye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye. Yagiye mu Bugande arabica biracika, ajya mu Burundi naho bibuko. Mu Rwanda ho nta muntu utabizi. Kumuvuga ndabanza nkanunama nkavuga nti bro warakoze kabisa.
icyubahiro ni icyawe. Umukobwa yaraje aravuga ati uyu muhungu ngomba kumujyana Bwina Bwiza. Umukobwa avuye muri Miss Rwanda arangije aravuga ati ngewe Pamela ngomba kumujyana. Yakoze indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, indirimbo harimo Why, indirimbo harimo Can't Get Enough, indirimbo harimo Habibi, indirimbo nyinshi cyane. Yagaragaye mu ndirimbo ari kumwe n'abahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda bayita Lose Control. Hanyuma uyu muhanzi yitwa Ben Tiger. Hey, abagabo baba barakoze bro. Yes, ngayi nguko rero ku mwanya wa gatanu, ku mwanya wa kane, ku mwanya wa gatatu, ku mwanya wa kabiri wabonye uburyo ki ibintu byifashe. Hey, abantu bajyaga bavuga bati Tiger B ndetse n'umuntu witwa Bruce Melody ati kabisa turategereje turebe uburyo ki bimeze. Hanyuma nuko nguko ibintu bihagaze, abafana nuko nguko baba byumva nubwo bitaba byoroshye. Yes, hanyuma rero ku mwanya wa mbere ubuse nkora iki mwuka byaramo, ariko reka nze nkwereke uburyo kingiye kwikorera utuntu niturije. Reka manze mbere yuko njya ku mwanya wa mbere, reka manze nkwereke inyuma y'aba bahanzi, inyuma ya Muneza Christophe, abandi bantu baza bamukurikira inyuma ye, tugendeye ku majwi y'abafana. Ku mwanya wa gatandatu turasanga umuhanzi witwa Yes, nakubwiye ngo turifashisha amajwi y'abafana uburyo kibo baba byumva. Ntabwo tugendera ngo uyu muhanzi ngo nibwo ari kwaduka ngo ari gukora ibintu bidasanzwe, reka da, amajwi y'abafana niyo abikemura. Ku mwanya wa gatandatu rero turasanga umuhanzi witwa Riderman Rusake. Hanyuma ku mwanya wa karindwi turasanga umuhanzi kazi witwa Akenewe. Hanyuma ku mwanya wa munane turasanga umuhanzi witwa Bwiza kabisa, umwana wo mu Bugesera, niwe ubona ko nawe ari kuzamuka neza cyane, akaba nawe abafana bavuga bati uriya mukobwa attention. Hanyuma ku mwanya wa 9 tukasanga umuhanzi witwa Bushari. Number 1, uyu mugabo kumuvuga ndamwubaha. Mbere yo kumuvuga manza gukoma amashyi, namara gukoma amashyi nkicara, nkongera nkaguruka, nkunama, nkongera nkavayo, narangiza nkajya koga muri dushe, nkakaraba, namara kuvayo nkahita nicara nkamera neza, nkisiga amavuta, nkahita mvuga nti uyu muntu ubwo ngiye kumuvuga ni icyubahiro cy'u Rwanda, yahejeje ishema u Rwanda, yubatse izina, n'umuhanzi. Iyo tugiye kumuvuga turavuga ngo ni umwami w'abagore, n'umwami w'abagore, nongere nsubiremo, n'umuhanzi wigeze kuza BK Arena bwa mbere, n'umuhanzi waje mu Rwanda imodoka zibura aho zijya, ziruzura mu mujyi wa Kigali, ambutiyaje ibikibazo. N'umuhanzi n'uyu munsi abantu bakivuga bati wow, uyu muhanzi ntazibagirana. N'umuhanzi ukora injyana ya secular ariko akaba yarinjiye muri gospel, akaba arimo ubungubu yibereye. Amakuru mfite akaba ari pastor. Uyu munsi nkaba nakubwira ngo nanjye nifuza ko ambatiza. Yamenyekanye mu ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, indirimbo yitwa Dosma, indirimbo yitwa Slowly, indirimbo yitwa My Vow, indirimbo yitwa Queen of Sheba, indirimbo nyinshi cyane, indirimbo Akaramata. Umuhanzi yitwa Ngabo Medale, ni umuhanzi nshobora kuvuga uyu munsi nkahera mu gitondo nkazageza ejo ntaramurangiza ibigwi yakoze. He's a gentleman, afite igikundiro mu Rwanda ndetse no hanze. Leta z'Ubumwe za Amerika bo baricaye baravuga bati uyu muhanzi kubera iki yavukiye mu Rwanda. Yes, ibyo ngibyo byose babanje kubyibazaho ariko birabacanga. Ngabo Medal akaba ari we waje ku mwanya wa mbere, afite igikundiro, ni umwami w'abagore. Iyo abagore batamubonye bararira bagatakamba bakavuga ati ariko uriya muntu kuki mutamuzanye. Ariko uyu munsi rero nagiye ngo nkubwire ngo asigaye ari pasiteri, indirimbo zisanzwe zisi yazivuyemo, ubu ngubu asigaye yirimbira uturimbo tw'Imana, uturimbo twiza cyane. Yes, ngaye nguko rero nkaba ngushimiye wowe ukomeje kugenda utega amatwi ibiganiro byacu byiza, kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Ngewe nitwa Bon Vivant, hanyuma iyi ni Kingdom JB TV. It's your man.